Ikoranabuhanga ririmo rirasakara mu isi cyane. Amabanga y'abantu benshi arimo aragenda asakara bitewe na tekinoloji cyangwa ikoranabuhanga. Amamiliyoni y'abantu benshi cyane arimo arakorera amafaranga kuri social media bakoresheje network. Harimo YouTube, Facebook, Twitter, TikTok ndetse n'izindi. Ndetse amabanga y'abantu benshi car forwarding ndetse n'ibindi bitandukanye ukoresheje internet zawe birimo biragenda bisakara kandi binafasha abantu. Nawe ngwino twigane mu biganiro bishya tugenda dushyira kuri no YouTube channel yacu. Ngwaye ikaze kuri YouTube channel yacu kandi yanyu. Nge nitwa Mwesigye David. Kanda subscribe kuri no YouTube channel yacu. Ndagushuhuje cyane, ndagushimiye cyane wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Nongeye nkwaye ikaze nanone. Nkuko nabisobanuye mu itangiriro ryaho, tugiye kureba ino video dukore icyo bita ikoranabuhanga cya kwigana ibi bintu. Tugiye gufata telefoni yacu tuyihuze n'indi tujye tubasha kubona gusoma message zino za text message. Iyi message zino message zisanzwe tu. Ariko kugira ngo bikunde byangoye cyane kuri nago bipfa gukora kuri telefoni zitandukanye, ariko urifashishiye application ya Google Message. Google Message niba utayifitemo urabanza ujye kuyidownloadinga, udownloading message ya Google Message. Nurangiza uyidownloading. Numara kuyidownloadinga urahita irabiri muri telefoni ya wa muntu ushaka kujya ubasha kumusomera message. Iyo application ya Google Message. Noneho uzahita ufata telefoni yawe noneho bwite. Telefoni yawe ku giti cyawe ujye muri Google Chrome andikemo ngo WhatsApp web for, yingi yanditse ngo message for web. Iyo ngiyo niyo urabikora kuri telefoni yawe, ujya kuri tudomo dutatu ujya hano handitse ngo desktop site, nuza yawe imere nka computer nyine nkuko twabikoze muri video ya mbere. Kwa kundi uburyo wahuza telefoni yawe ukajya usoma message z'undi muntu kuri WhatsApp, twarabikoze nabyo. Okay, aho uzahita ukanda aho ngaho, numara ukandaho bazakuzera akantu kameze nka QR code. Iyo QR code ni ibyo ngibyo byose uzaba uri kubikora kuri telefoni yawe. Kuri telefoni yawe uzaza ushaka iyi ngiyi niyo uzaza ubasha kubonaho message nyine. Iyi ngiyi iyo niyo telefoni yawe. Noneho rero urabona ukuntu bimeze ngaha. Iyo QR code noneho uzahita ugenda ufate telefoni ye noneho bwite, ya telefoni ye bwite, ya yindi nyine ushaka ko message zizaza ziva kuri uwo muntu zikaza kuri wowe. Uzahita uyikandaho ujye muri iyi application ya Google Message. Iyi application ya Google Message nyine uzahita ukande kuri turiya tudomo dutatu. Uzana handitse ngo message for web. Aho ngaho handitse ngo message for web uyikandeho. None ukanda handitse ngo QR code ngo scanner. Aha ngaha numara kwakanda urabona ko bakohereza akantu kameze nk'agafoto. Ako kantu uzagenda urumva urimo urabikora kuri telefoni ye. Aha ngaha aka kanya ufite telefoni yiwe, noneho uzajyana kano kantu ka kamera ugende ufotore kuri ya QR code twabonye hano hejuru. Iyi ngiyi yo muri telefoni yanjye. Okay, uzahita uyizana ufotora nka ukimara gufotora ako kanya message zose ziza maho ngaho. Ubu icyo gihe nawe uzaba wemere gusubiza message, icyo gihe uzaba wemere gusiba message, buri kintu cyose uzaba wemere kugikora, kuko nkuko twabibonye kuri WhatsApp nyine uburyo wahuza WhatsApp yawe n'iyindi ukajya ubasha gusoma message zundi. Niba utarebye iyo video jya muri description cyangwa urebe muri video twakoze nyuma urebe ko nawe uburyo wabikoramo. Ariko iyi inuza rwose bishobora kuba bidakora kuri telefoni. Nabonye iri application kuri ma telefoni atandukanye bidakunda neza. Reka tuzasubire muri video y'ubutanda. Bashimiye cyane.